hari abandi bigira abanyapolitike n'intyoza zirenze, bumva bashaka ibirenze. Mu by'ukuri natwe turabishaka, ariko aho dutandukaniye ni uko buri koko neza aho tuvuye turahazi, turanahazirikana, ibyo dufite turabishima, ariko dufite inyota y'ibiri imbere byinshi cyane rwose. ubu urabona Peter uguhagaze hejuru nawe afite icyizere ko azubaka etaje. Icyo ni ikintu gikomeye kazaba atwaye hama mu myaka 10 iri imbere. Urumva murarota igihe kimwe twari muri iki gihugu dutemerewe no kurota, kandi tukabona byanashoboka. Kutarota ukabona ko bidakunda, ahubwo ukabona ko ari byo biri normal. Erega mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ntabwo isi yaba perfect. Uburyo yubatse uburyo tudahuje ibitekerezo twese, ariko umuhanga ntushobora kubana n'abantu bose. Nakubwira andi mirongo ya Bibiliya nkubwira kugushima. Abakirititse ukuntu abantu bari muri Rwanda Shima Imana bitwaye, nibagende bakora iyabo bitware neza. Hari ikibazo? Nta kibazo. Stade wayibimye ntayibasabira. Ikibazo sinyumva. Hari abantu batita ku cyo bazanira sosiyete, ahubwo bita ku gukritika. By'ukuri n'ujya ukritika umuntu, ujya ureba nawe icyo uzaniye sosiyete kizane. Nicyo nari Rwanda Shima Imana yabaye, hanagiyeyo hari abantu nabonye basenga cyane, imvura iri kugwa banyagirwa, bari ku mavi bigaragura, bazenguruka, abantu batangira kubikritika ku mahoranyambaga, batari ku muntu wazanye imisengere mu Rwanda araduhemukiye, kubera ko abantu ntabwo barabyumva neza. Gusenga bigaragura mu mazi, upfukama wikubita hasi, hari icyo bitwaye. Urumva buri gihe cyose ibintu biturutse mu isi itagaragara byinjiye mu isi yacu bikaba igitangaza. Abantu batabyumva, abantu badafite ubushobozi bwo kubyumva, ikintu cya mbere bakora ni ukubigabaho igitero. Yego, mwongeye kwirirwana amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio. Ni radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Ntako bise turi kumwe n'umusesenguzi wacu Mugabe Bob. Umeze neza ku kawa kawe? Ndamahoro. Akejo nakubonye muri Rwanda Shima Imana. Yanjye ba buri munsi. Shima Imana buri munsi. It was massive. Abantu benshi bari ku ndashaka kujya ariko natinye mambaga. Okay. Hari abantu barasenze imvura iragwa, sijisho yabo yarumvikanye, ndabashimira cyane. Bivuze ngo amasengesho arakora. Cyane. Umuntu utazi amasengesho aba afite ikindi kibazo cyihariye. Umuntu buriya spirituality aho ifashiriza ni nka, urabona umuntu ufite inzu nk'iyi ngiyi icometse ku muriro, nyine ifata umuriro wa REG, ariko akaba afite backup ya moteri y'ingenzi ishobora kugucanira igihe cyose ushakiye. Niko amasengesho akora. Ubu ufite moteri zimwe, mbese ni nko gutwara indege ifite moteri ebyiri cyangwa enye, imwe yagira ikibazo izindi zikayijyana. Nicyo amasengesho akora.
buriya na spirituality y'u Rwanda yari ishingiye ku masengesho, nubwo tutasengaga kuriya, ahubwo twarasengaga tukagira isengesho rimwe riri unique ryo gusengera igihugu rimeze nka data twese uri mu ijuru. Ariko ikinatangaje, ikinakomeye cyane kuri spirituality ni ukubona ibintu a supernatural world, ukuntu uzana ibintu ku isi mu buryo butari nacyo. supernatural world izana ibintu ku isi mu buryo butari naco. Hawe umugabo gute? Rero si igitangaza ni iki? Igitangaza ni ikintu cyabaye kiri kitari naturel. Ubundi umuntu urwaye kanseri batangiye kwampiretinga ukuguru cyangwa iki, biragoye cyane ko akira. Ariko umuntu niba ari muri intensive care arwaye kanseri akabona visitation y'umumarayika aramubwira turakize, bwacya akabyuka akagenda, ibyo ntabwo nabisobanura. Umusirikare warashwe ku rugamba amaguru abiri adashobora guhaguruka, yajya kubona akabona marayika cyangwa akabona ibonekerwa rimubwira ngo urakize, haguruka ugenda, agahaguruka akagenda. Mu buryo bwa siyansi nta kuntu bisobanura. A supernatural life iba ibintu biva mu isi y'umwuka. Buriya urabona na biriya bintu bita ubupfumu bishingiye ku ijambo rimwe ry'ikinyarwanda ryitwa gupfumura. Ni ugutobora, ugapfumura isi dusanzwe tuzi ukajya mu yindi si, ugafata ibiriyo ukaza ukabivuga. Urabona bariya bahanuzi bahanura ibyenda kuba n'ibizaba. Urumva ni uko bashobora kugira amaso bakareba muri ya si y'umwuka ituma ibintu biba, bakabizana mu isi y'umwuka, byazaba mukamenya ko ari umuhanuzi wari ufite ubwo bushobozi. Urugero nkanjye ndabona, kuko niwo murage w'iwacu, turabona. Ntabwo bidusaba gusenga cyane cyangwa kujya kuraguza. kubona cyangwa kubonekerwa, kubona kurora nk'uko ndi kukureba aho ngaho. mwe murarora, nanjye ndarora, ariko hari aho ngeza nkabona birenze ibyo mubona, nkashobora no kumenya ibiri mu muntu atarabisobanurira. Ariko ntabwo biba ku bantu bose, ariko hari aho ngera umuntu yaza nkamubona wese, uburyo mbona ibyo yanyuzemo nkabona nahajya, nkanamubwira ibintu byifatemo atarakuvugisha, tuvugana ariko ibyo atarabimbwira. ushobora kubona pira ugahita umenya ibyo yari arimo muri weekend yose. Ntabwo ari buri muntu wese abibona. Ntabwo ari buri muntu wese, ariko ugenda kubona ntibisaba gusenga, ntibisaba gusinzira ngo ndote, ntibisaba kujya mu masengesho menshi cyangwa iki. Ndabona kandi ni umurage w'iwacu, ni umurage wanyu, kuko turi abatsobe b'ababona kuva kera. N'umwami nicyo yatugiraga abiru, twashoboraga kubona imbere tukamubwira uko bizabijya, tukanamubwira n'umwana ugomba kuba umwami, tukamubwira tuti yavukanye imbuto. Abaturage basanzwe bo bakumva ko ari imbuto z'iki, z'amasaka. ariko twarakubonaga tukabona ko you have a gift izateza imbere umushinga w'u Rwanda, Project Rwanda. Hari igihe mwabonaga nabi se nk'umuntu ubwira ubwababwiye bitari byo akazoreka u Rwanda? Ntabwo byabagaho. Niwibuka Mazimaka? Mazimaka se uko yari abayeho bamufataga nk'umusazi, kuko niwe wa mbere wabonye abazungu baza mu Rwanda. Aravuga ngo baziye mu bwato bunyura mu kirere. Ubwato bari bazi rero amato y'intambara anyura mu mazi abafasha kwambuka amazi, ariko akavuga ko aje mu kirere. Batuye yasaze. Hagatumiza umwambi we akawukoza mu buki akawurasa hejuru, uvuga ngo ari harabazimanira, ubundi akawushyiraho umuneke
ayishyira hejuru ngo abonye bakunda imineke. ko abazimanira Eh, bivuze ngo yari yababonye cyane yarababonaga haciyeho kandi igihe kitari gito baraza kandi urumva buriya mu bwiru bw'u Rwanda hari ikintu twita umutagara wa gatatu, ni ukurenga iri joro rya mbere ukarenga izuba ukarenga inyenyeri ukajya mu mutagara wa gatatu ukabona ibiriyo ukabibwira abantu. Na nusa wa mugore bwa bwami nakubwiye bwo bw'urweya, yego uribuka umwami waho wa undi uwo Ndabarasa yateye agahungira kwa Ndagara, Ndagara ya Ruhinda mu bwami bwa nusa bwa Ndagara ya Ruhinda wari umwami wa Karagwe. Hari umwami Ndabarasa yateye yari yaramushyingiye witwaga Biyoro. wari waramubwiye yamushyingiye umuntu ari kuri mission, ugiye agiye kuri yamushyingiye mission mushiki we abizi ariko ikimujyanye baranabyarana. Iyo warangizaga misiyo nk'iyo ntabwo wabaga wemewe kongera kugera ibwami, bagutuzaga bakaguha n'ibihembo ahantu hitaruye. Ariko uwo mwami Biyoro yari afite nyina umugabekazi yarabonaga. Ni nabyo byabaye mu byo bitaga ubwiru bw'ibigina, yita bene Ndabarasa ko ari ibigina. Yabitaga ibigina kuko muri make ni nko kuvuga ngo ni ibikenya, avuga kuzarangira k'ubwami bw'u Rwanda. Ibyo nibyo byarakaje abiru bamwe n'iki, kubera ko arimo gusa nk'ushaka kurusha Ndabarasa kubona, bakurana n'ibisumizi bamunyuzaho. so ni ukuvuga ngo nguwo niwe werekanye ko ubwami bushobora kurangira. yaje yari umuntu wa gatatu ubihamya. Nka Kibogo yahoraga abibona, kuko urumva Kibogo amaze gusubira mu nda y'inyoni hagendaga havuka abandi bitwaga ba Kibogo, Kibogo wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, kangahe, ari nabo baturukaho ibyo nakubwiye byitwa ubwiru bw'inkanda. ari wa mugabo wo kuri Mont Kigali waramubwiye Nyirishema Celestin. Kuko bakurikirana tubwira ubw'inkanda kuko bukurikirana ubwami n'umurage, bibanda cyane ku irage ry'u Rwanda. Niyo mpamvu tubwita ubwiru bw'inkanda. Ubwiru bw'intare rero habamo n'igice cy'ubwiru bw'umuriro, akaba aribwo bwanjye. ndumva Nyagasani y'u Rwanda yari yarabahaye ibintu byinshi kandi n'ubu Gasani k'u Rwanda, Gasani k'u Rwanda rwose bufite byinshi kandi birahari. Rero icyo nari nkumarije Rwanda shima Imana yabaye hanagiyeyo, hari abantu nabonye basenga cyane, imvura iri kugwa banyagirwa bari ku mavi bigaragura bazenguruka, abantu batangira kubikritika ku nkoranyambaga batari ku muntu wazanye imisenyere mu Rwanda araduhemukiye, kubera ko abantu ntabwo barabyumva neza. Gusenga wigaragura mu mazi upfukama wikubita hasi hari icyo bitwaye. Urumva buri gihe cyose ibintu biturutse mu isi itagaragara byinjiye mu isi yacu bikaba igitangaza, abantu batabyumva, abantu badafite ubushobozi bwo kubyumva, ikintu cya mbere bakora ni ukubigabaho igitero. Twumvikane, no gufunga amasengero ntabwo ari ukurwanya gusenga, ni ukurwanya abafroderanti, basikamazi binjirira itorero ry'Imana. Aho rero tuzakomeza kubarwanya.
kuko itorero ry'Imana rigomba kuba piwa, rizana ibyo mu isi y'umwuka bikaza mu isi yacu tubona y'umubiri. ariko Abandi mba numva bigomba kugira n'icyo bifasha. Ibiva mu isi y'umwuka bishobora kuza koroshya ibiri mu isi y'umubiri. cyane biza ari igisubizo cyane. Mbese niba basengeye imvura ikagwa, bakigaragura bagashima Imana, bagapfukama, buri muntu ashima ukurikije uko igitangaza cyumva. Hari abantu bari barabembye 10 mu muco w'abanyayisiraheli b'abayahudi, babatandukanyaga n'abandi bakabambika inzogera ku maguru, kuko babaga batemerewe kugera mu ruhame, kuko kubabona nawe wafatwaga nk'uwahumanye. So, abo bantu rero bakagerera inzogera kugira ngo abantu bose bumve izo nzogera batange inzira babirinde. Ibyo rero baza rimwe gutakira bumvisha aho Yesu yanyuze, bavuga n'ijwi rirenga birinze kubona nabo bati, Yesu mwene Dawidi dutabare. Bagakomeza bakavuga, Yesu arabaza ngo mufite ikihe kibazo? Bati twarabembye. Aravuga ati mugende mwereke abatambyi murakira. Bibiliya iravuga ngo bakigenda bahita bakira. Rero umwe muri bo aragaruka, atarajya no kwereka umutambyi, araza abwira Yesu ati jyewe nje gushimira. Yesu arambaza ati se nimwagiye muri 10? Ati bagenzi bawe bari bo bagiye. Yesu ati ufite kwizera gukomeye, ni nayo mpamvu uhawe n'ubugingo. Uwundi mugore wari warirukanywamo abadayimoni na Yesu, wari indaya, undi umuhanagurisha imisatsi, nawe yakoraga igikorwa cye cyo gushima. Abantu bamwe barabikritika baravuga ayo mavuta y'igiciro aguhanaguze ibirenge yari kugaburira abakene n'abandi bababaye bangana batyo. Kandi iyo kritika imwe yaturutse mu bayigishwa. Yesu aravuga ati abakene muzahorana nabo. Uyu mugore yashimye bitewe n'icyo yakorewe. So gushima biterwa n'uko wumva ibyagukorewe. Baturumayo, umugabo witwa Baturumayo, Yesu amaze kumuhumura yatangiye kureba. Amaze kureba agenda umudugudu wose ababwira ibyamubayeho. Jesus yaramubwira ati bikubaye uceceke ntugire undi ubibwira, ahubwo waragenda bibwira umudugudu wose. Baramubwira bati ariko se noneho abafarisayo bamwe n'abandi bakritike baravuga bati ibi bintu ntibishoboka, bajya mu babyeyi bati niko, bati Yesu twebwe ntabwo tumwemera, tubona yica amategeko ya Mose, yica ibyo twabwiwe n'Imana. Uyu mwana ni uwanyu, yahumutse ati mu by'ukuri none arareba, ibisigaye ni umugabo nawe mumwibarize. Bagera kuri uwo Baturumayo bati uriya mugabo wagukijije ni umunyabyaha, urabivugaho iki? Aravuga ati yaba umunyabyaha ataba umunyabyaha, icyo si ibyanjye kumenya, icyo nzi cyo ni narahumye none ndareba. Agenda yiterera hejuru. Umusamariyakazi, ubwoko bwabagaho buhanganye n'Abaju n'Abayahudi bw'i Samariya. Samariya babaga ari ubwoko bw'abandi bantu babyaranye n'Abanyayisiraheli, ariko bakaba za Samariya ya none. Abanyayisiraheli bari bategetswe kutivanga nabo no Jesus rimwe arajyayo agiye kubasura, agera ku iriba ahasanga umugore w'indaya, aramubwira ati mpereza amazi. Umugore aramubwira ati sinaguhura Umuyahudi. ntibibaho ko Umusamariya ahereza amazi Umuyahudi.
Yesu aramubwira ati ya wari uzi yagusabye, ati kuko ayanjye nanga azahoraho. Uwo musamariyakazi aravuga ati wowe bashaka kuvuga ko uruta Mose wadufukuriye iri riba? aravuga ati Mose atarabaho jye nari ndiho. Actually Bibiliya yivuga ngo Mose atarabaho ndiho. Abaza umusamariyakazi ati ubundi ufite umugabo? Kuko Yesu yari atangiye ibintu byo kubona nyine, abaza nawe yari umubona ukuntu. Umusamariyakazi aravuga ati nta mugabo ngira. Yesu aravuga ati uvuze ukuri, ati kuko ufite n'uwo wararanye nawe uyu munsi si uwawe. Umusamariyakazi agenda yabaye shocked, bya bindi abanyarwanda tuvuga ngo akubitwa n'inkuba, aba shocked, asiga ngaho ikibindi cye, yirukanga mu mudugudu wose aravuga ngo muze murebe umugabo umbwiye ibyanjye byose, ashobora kuba ari Mesiya. Abantu bose baraza ngo Yesu arangije atangira kubaganiriza ngo barizera. hajya uri kumbwira ijambo ry'Imana nanjye nkajya mu murongo nkumva nagutega amatwi nkakumva. Urumva icyo nshaka kukubwira cy'ingenzi, Yesu kugira ngo amenye uwo musamariyakazi ko yaba ari afite abagabo 8, yigeze abagabo 8 bagenda, n'uwo yararanye atari uwe yaramubonye. ariko icyo nshaka kukubwira, kubera icyo ataketse se ko yamusipayinzeho on kaza mufiteho amakuru yuzuye. umuntu wo muri Samariya uvuye mu Bayuda asipayinga abasamariya ntibyashobokaga, cyaraziraga. Icyo nshaka, my point is, buri gihe ibintu byo mu mwuka iyo bije mu isi y'umubiri habaho critics. Ariko icya gatatu, ukorewe igitangaza ashima bitewe n'uko ameze. Hari unanirwa kwihangana akabivuga, hari ugenda ashima, hari uza aryamye, hari uzana ayo mavuta y'agaciro, hari ugenda akirukanka akajya mu mudugudu wose, hari ugenda, abantu bamwe ahubwo uwakorewe igitangaza kubera ukuntu aserebura, abantu bamwe bagashaka kumugirira nabi. Uko ushima biratandukanye. Buriya gushima ntabwo abantu bose bashima kimwe, kuko hariho n'abantu b'indashima. Buriya ushobora kuguhereza amadolari 100 na Peter ngamuhereza amadolari 100, Peter akazagaruka kuwushimira, we ntugaruke. Nshanje nkubwiza ukuri, wampaye amadolari 100 nagushima. So okay, abakunzi banjye bakuremere, muremere gira neza, muremere gira neza, amadolari 100 nimuyarenze niyo ashaka. urakoze, aza kuyabishyuza. Ni amasaha 24 ari bushira atarakugeraho. Kuri pe nta cyacuma ariko ndi butange, ariko nje nta kintu bagusaba, nje ndafite. Imana araguhaye kerego Uwiteka, kandi ufite n'abantu kandi b'inyangamugayo. Buriya abantu bankurikira ntabwo ari aka kantu gakate ugashyire muri groupe, aka ngaka ari gusaba ko bagomba kundemera muri groupe y'abantu konyine, apana ikiganiro cyose. Ariko uri bukuremere nawe uze kumushima, uwundemera nawe ndamushima. ndiyo ndagira ngo wige gushima. Ni ukuri pe, njyewe nta kibazo mfite. Abakunzi banjye, njyewe abakunzi banjye n'abakunzi b'ibiganiro dukora, ntabwo ari ibiganiro ntabwo muri ibiganiro bya buri muntu wese. Umuntu unkurikira 1, 2, 3 akomeza kunkurikira kubera yuko tudashakashakisha cyangwa duteka imitwe ngo tuvuge byacitse. Ni uko ari ibiganiro afite icyo yunguka, nanjye mbikora kubera ko mba numva hari icyo mfite nasangiza abantu. kandi ukaguma, ikintu cyiza cyawe ni ukuguma kuri identity yawe. Ntabwo nayihuga kandi ndi uwo ndiwe. Kuri uyu muntu hari abantu bameze nka Chameleone, afatishijwe ibara ryahageze, abo nabo niko bateye. Ariko urumva jyewe ku giti cyanjye
nta kintu wankangisha narabona, ari byiza ari bibi narabibona. So ntabwo ari ibintu bisaba kugira ngo nze gushyashyagiriza mvuge ibi bintu kugira ngo bampe iki, icyo nabaye narakibaye, icyo ntazaba nzakibona, icyo nzaba ntawagihagarika. ntawagihagarika. Ibitekerezo byanjye bishingiye no mu kwemera, kwizera. Yego. Ikindi gihari, buriya abantu tubwira barumva. Umuntu kugira ngo afate igihe runaka, iminota runaka, akurikirana ikiganiro cyawe, ahagarika ibyo yari arimo, ni uko uwo muntu ugomba kumuhereza, kugira ibyo umuhereza, kandi ibyo umuhereza ni ibintu tuba tuganira bifatika, nawe ashobora kuverifiya. Ikindi cya gatatu, ibi bintu ubundi ntawe upfa kubyisukira. Nsigaye mbona abantu benshi bitwa abanalisite, ntibakomeze, ariko mu by'ukuri ni inshingano zikomeye. Bigusaba gusoma, bigusaba gukurikira, bigusaba gutekereza, bigusaba kugenda kwitegereza n'imico y'ahandi, bigusaba kugira ibyo ugereranya nabyo, bigusaba kugira ubumenyi runaka, bigusaba gufungura umutwe, bigusaba gutega amatwi, bigusaba guca bugufi, bigusaba kugira ibyo wigomwa, bigusaba guca bugufi cyane, ukubona ngo uri umusitari, ahubwo mukanasangira kuri sitiriti. Bigusaba kudatakaza uwo uri we. Ibyo muri iyi minsi biranagoye cyane, sinzi inama ugira public yo guhitamo ibyo bakurikira, kuko hari abantu benshi bahari bari gutanga amakuru ku bintu bitandukanye. Ntabwo mbagira inama y'ibyo bagomba kuba, bo bazareba ibibafitiye akamaro. Erega mureke urukungu rukurane n'amasaka. Ntabwo isi yaba perfect. Uburyo yubatse uburyo tudahuje ibitekerezo twese, ariko umuhanga ntushobora kubana n'abantu bose. Umuhanga ntushobora kubana n'abantu bose. Nakubwiraga imirongo ya Bibiliya nkubwira kugushima. Abakirititse ukuntu abantu bari muri Rwanda Shima Imana bitwaye, nibagende bakora iyabo bitware neza. Hari ikibazo? Nta kibazo. Sitade wayibimye ntayibasabira. Ikibazo sinyumva. Hari abantu batita ku cyo bazanira sosiyete, ahubwo bita ku gukritika. Mu by'ukuri n'ujya ukritika umuntu, ujya ureba nawe icyo uzaniye sosiyete, kizane. Niyo mpamvu nkunda abakozi bacu, kandi igenda aho ngeze ngenda mbasaba gushyiraho urubuga, kugira ngo n'ibi bitekerezo byabo uzajya ubireba, tubinyuremo, tubisome, kandi tubyumve. N'ikiganiro dukorana ku mbuga, cyane cyane ku magurupe ya WhatsApp, biba ari ibiganiro bifatika, bifitemo ubwenge n'ubumenyi. Ibyo ni ukuri. Kandi dufite icyo twongera ku kubaka igihugu, ku kubaka sosiyete yacu. Igihugu si imisozi, igihugu ni abantu. Ugomba kugira uruhare rwawe mu kubaka sosiyete nyarwanda. Icyo kintu urakoze kugikomoza, wenda natekereje kukikubaza, ariko nkumva ibyo turi kuvuga ntabwo bihuye, nkasa nk'ugiye ku ruhande. Hari inyandiko First Lady yashyize hanze asobanura ibintu byinshi bitandukanye, avuga ko First Lady ni abanyarwanda bose bazi First Lady icyo bivuze. First Lady abanyarwanda benshi barabizi, ni madamu wa nyakubahwa perezida wa repubulika. Asobanura ku myaka 30 urugendo igihugu cyanyuzemo, ariko ntabwo ni inyandiko ndende. Ndavuga cyane ku byo yibanze, havuga ati twashyize imbaraga cyane mu kubaka umuntu. Nawe urabivuze uti turafatanya tugatanga ibitekerezo kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda. Iyo urebye mu myaka 30 ishize, ukareba n'u Rwanda aho ruri n'abantu rufite, ni abantu bubatse bate? Ni abantu bafite bava mu mateka mabi bajya mu mateka meza. Abenshi bahutariye muri ayo mateka, abatarabaye imfubyi, babaye baramugaye. Hari abamugariye ku rugamba, bataraguye muri jenoside, abandi baguye ku rugamba. Urugamba rero rwateje ibibazo ku mubiri,
rwateje ubumuga ku mubiri, urugamba ruteza n'ibikomere ku mutima, na jenoside ni gutyo. Twari mu gihugu gifite imfubyi zuzuye, abapfakazi, abapfakazi ndetse n'abantu basigaye uburyo n'ibyo bashaka kugira bamwe batabyumva, bamwe badashobora gusobanukirwa no kuvuga ngo nibyo dushaka ibyiza kubaka, turabyubaka dute? Kugeza aho abantu bafite icyizere cyo uyu munsi bafite aho bava n'aho bagana, kandi bafite ishusho y'aho bagana. Icyo ni ikintu gikomeye. Icya kabiri ni abantu bafite icyizere cyo kugera ku byiza. Nta muntu wihebye uri mu Rwanda. Ntabwo mvuze ngo nta mukene uri mu Rwanda, barahari bakennye, ariko nta bihebye ngo bavuge ngo iyo baba data we noneho turagera dute ejo ni buke. Ibihari, dufite igihugu gifite umutekano. U Rwanda ruratera ntiruterwa, turatuje, dufite abantu bakora, dufite abantu biga, kandi amashuri mu Rwanda abantu barayayobotse cyane. Ni ukuvuga ko niba bayobotse amashuri kuri iriya rate, ni ukuvuga ko bafite icyizere cy'ejo hazaza. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Uburyo umwana yiga, umusore akiga, umugabo wijigije akiga, umugore akiga, umugore wijigija, umugore w'igisubazuka, igisubaziko akiga. Usanga umukecuru w'imyaka 40 ariga, agahurirayo n'umwuzukuru we bakiga. Kuvuga ko urabona sipika uhari, twariganaga hano mu kigo muri lo sipika uhari witwa Kazana, honorable Kazana, twariganaga. uri n'inkotanyi ya kera. Ugasa icyizere kirahari. U Rwanda dushaka turaruzi. Niyo dukritika ibitagenda, ni uko tuba dufite inyota y'aho tujya, kandi heza kurenza aho turi. Bivuze se ko nta bibazo dufite? Ibibazo ntabwo bizabura kubaho. Nta na sosiyete itagira ibibazo. Kimwe nk'uko nawe mu buzima bwawe rimwe uba wishimye, ubundi ufite ibibazo. Dufite igihugu cyiza, dufite aho tugana. Urahabona icyizere, trajectory, urumva wa mugani? Icyo cyizere si jyewe ugifite gusa, abanyarwanda bose. Iyo umwereka, wabonye stade Amahoro bayujuje ukuntu abanyarwanda baje kuyinjira, bamwe banasimbuka, iri excitement iri mu banyarwanda. Byari intambara, byari inkomati, kandi yo ku mazi ya kera twagiye kuvoma ku ishuri. Uburyo na polisi n'inzego z'umutekano bagakaba mwinjire, bamwe basimbuka bafite excitement birimo kuba mu gihugu cyabo. Hari abandi bigira abanyapolitike n'intyoza zirenze, bumva bashaka ibirenze. Mu by'ukuri natwe turabishaka, ariko aho dutandukaniye ni uko buri koko neza aho tuvuye turahazi, turanahazirikana. Ibyo dufite turabishima, ariko dufite inyota y'ibiri imbere byinshi cyane rwose. Ubu urabona Peter uguhagaze hejuru, nawe afite icyizere ko azubaka etaje. Icyo ni ikintu gikomeye kazaba atwaye hama mu myaka 10 iri imbere. Urumva, murarota. Igihe kimwe twari muri iki gihugu dutemerewe no kurota, kandi tukabona byanashoboka. Kutarota ukabona ko bidakunda.
ahubwo ukabona ko aribyo biri normal. True that. Muga Karame urakoze cyane. jewe Ntako bisa kuganira nawe uri imfura cyane. murakoze, ndabashimira mbibutsa kukuremera. Pira. Umugabo witwa Igiraneza ngo afite ikibazo cy'amadolari 100, mbaye uruhushya muyamuhe ntimuyarenze. Abahe bo muri groupe. buri muri groupe ya One Nation bareba umuntu witwa Igiraneza Abdullah Nadimi bamukubita amadolari 100 aveho neza. ubwo se ayo ni menshi. Ijana ariko ntabwo ari menshi mugabo. Kuri wowe numvaga uyafata nk'ari menshi. nuko wenda ariyo nkeneye ariko ntabwo nasabye nabi. ntabwo nasaba amadolari 100 kandi ariyo nkeneye. wowe niyo ukeneye. nkeneye amadolari 1000 mu gihe kitarenze amasaha 24 kandi ndayabona. Nyagasana wikuyugiremo hasi. yagiye ndayabona. Nyagasani sinjya musaba amafaranga, musaba ibintu birenze, musaba ubuzima, musaba kubona iki gihugu kibaye cyiza, musaba abana, nzagira abana beza. Sindaryama ngo sabe Imana amafaranga. Amafaranga aza kubera ko nizera kandi ndayakorera. Kandi urayakorera. kandi ndakora. kandi abantu bagashima. bashima uko imitima yabo ingana. buri muntu ashima. hariho uwamamagaye ejo bundi ari mu Rwanda rwa kure. Rwanda rw'iyo ngiyo muri Amerika. arambwira ati shaka ko tuvugana. sose kubera ko mba mfite akazi kenshi mbura umwanya. hashira uwundi munsi ati mbabure tukavugana, ndaza kuguhamagara. ngira akazi kenshi ndirukanga. arangije nyohereza message mufitiye ubutumwa mvugisha. ndaparika ndamuhamagara. nuraho tuda umbabarire nabaye nirukanse mu bintu by'akazi mba ndimo n'ibiganiro mba ndimo. musabye imbabazi, urambabariye? washobora kumbabarira? ndakubabariye. muteze amatwi ndaceceka. arambwira hari ikintu Imana yasize ku mutima, ndagushima. ubutumwa Nyagasani yamuhaye nakugezaho ababukugejejeho. ishimwe rye. gushima ibyo nkora. arambwira ati ntuzamvuga amazina, ati nzaza mu mpera z'umwaka twibonanire cyane. urundi rugero rworoshye, urabona iyi notepad nta n'ijana nayitanzeho. nta n'ijana nayitanzeho. cyekora mbona ubutumwa bwanjye bungezeho. umugabo uba hano mu Rwanda, hano utagira ngo ni aba diaspora batanga gusa, nabo baratanga. hano bakorera HDI. NGO yitwa HDI. yaramamagaye mwe mufitiye ubutumwa. bakuri he? ndi hano. uri hano? okay good. ungireho amasaha nawe usanga ndamusanga amereza tablet. aya amadolari 100 yawe ntiyayigura. nagura kimwe cyane yenda 200 ntiyayigura, na 300 nayo yagura. njye rero ndayifite kandi ndashimira Imana, kandi nayo namusabye. yaribwirije arashima. abo kuri stade niho barishimaga bigaragura hasi mu mvura. niko umutima wari ubategetse. ntacyo bitwaye muri make. na satani birimo. satani ari bamwirukanire mu ishyari n'ibiki, bamwirukana. urumva umuntu wicara akanyemereza tablet
ntabwo najya kuri kamera ngo sabe amadolari ijana, ntabwo byajyaho. ushiri ku rwego rwo gufata amadolari ijana. Undi yaraje arabwira uriye turabonana, ati imodoka yawe iri hehe, ati hari umuntu wambwiye ko imodoka yawe ifite icyuma irwaye, ni yego. Ajya Dubayi aragituma kingeraho i Rwanda bagishyiramo, yari yaranze gukira. Yewe se ubundi wakorera abanyarwanda ukabura iki? Ubwiza ukuri ntacyo nzi pe. Abanyarwanda ndabashimira cyane, abari mu Rwanda uruturi n'abari mu Rwanda rwo hirya kure rw'iyo, bose ndabashimira kandi n'abavandimwe. natwe turagushimira. Ntabwo bashima gusa ku magambo, n'ab'amagambo nabo ndabashimira. Murakoze ni ukuri natwe turagushimira bitewe n'uko uganira n'ibyo tuganiriza. Reka natwe nubwo tuba turi mu kazi hari ibyo twunguka ku byo ugenda utubwira turi hano. Hari abavuga ngo sinjya mbaha nomero zanjye narababwiye, narazibahaye. Aba bantu bizi televiziyo bajye bazishyiraho bazibahereze, ariko no muri groupe yacu urimo kandi uradimini kunsuhuza. Yese kuko urumva impamvu mwarangiza umuyobozi, umuntu agiye kukureba ahita akubona nyine Mugabe utanafite na nimero yawe, kuko ashobora kuza ntahita akubona kujya gusacisha mu bantu 100 barimo, ariko hari abantu 4 bari hejuru, Pira, njyewe, wowe n'undi muntu umwe witwa Rutsoro. umwangiza umutegetsi ariko n'ibyo njyewe rega nta n'ibintu byinshi mba nifitiye, njyewe mba mbashimira gusa kandi murakoze. Nawe reka tugushimire. Murakoze cyane.